Ndabasuhuje mwese mu izina rya Yesu Kristo. Ni umwizerwa Dorfe ubasuhuje mbifuriza amahoro y'Imana. Dukomeje kuganira ku mateka y'izi ndirimbo zigaragara mu gitabo cy'indirimbo zo gushimisha Imana n'indirimbo z'agakiza, igitabo gikoreshwa n'amatorero ya Giprotestanti. Rero reka tubane twiragiza Imana hanyuma tugaruke tuganira n'umundi ku ndirimbo uyu munsi turibuze kuvugaho. Uwiteka Mana nyiringabo turagushimye, tugushimiye ko wabanye natwe n'uyu munsi Mana rawuduhaye, turabigushimiye. Tugushimiye ko mwa Imana yacu kandi tugiye kuganira kuri aya mateka kugira ngo Mana ubugingo bwacu burusheho kubakika. Udushyigikire, utangirane natwe, uze gusozanya natwe. Utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butunga imitiba y'ubwenge mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uyu munsi tugiye kuganira ku mateka y'umuhanzi watugejeho indirimbo ya 60 mu ndirimbo zo gushimisha Imana yitwa ngo we mutima urira uze kwa Yesu. Ni indirimbo igaragara mu ndirimbo zo guhamagara, nuvuga ngo appel. Reka twanze turirimbe hanyuma tugaruke n'undi tuganira ku mateka yayo. We mutima urira uze kwa Yesu, amakuba yawe uyamubwire, mubwire buhoro ibikuriza, we kugira ubwoba kandi wirira, mubwire buhoro ibikuriza, we kugira ubwoba kandi wirira. Bwira Yesu byose n'inshuti yawe, ibikubabaza n'ibigutera, arakunda afasha abashavuye, wizera ijambo rye kandi wirira. Arakunda afasha abashavuye, wizera ijambo rye kandi wirira. Abaremerewe n'ibiruhanya, babwire ko Imana yabarura, ubahumurize utumukiza, amara agahinda none mwirira. Ubahumurize utumukiza, amara agahinda none mwirira. Amen. Iyi ndirimbo iri mu rurimi rw'ikinyarwanda yitwa ngo we mutima urira uze kwa Yesu. Mu rurimi rw'igifaransa yitwa ngo viens âme qui pleure, viens à ton sauveur. Hanyuma mu cyongereza nayo yitwa ngo go bari thy sorrow. Aho ni mu ndimi eshatu. Cyakora uwayanditse bwa mbere we yayanditse n'ubundi akoresha ururimi rw'icyongereza yitwa ngo go bari thy sorrow, bituma bagenda bayihindura natwe yatugezeho mu rurimi rw'ikinyarwanda turayikoresha uyu munsi. Iyi ndirimbo yanditswe n'umudamu witwa Mary A. Bachelor, naho bandika Bachelor ariko yitwa Mary Bachelor. Yayanditse mu mwaka w'1874. Igaragara mu bitabo bitandukanye ndetse no igaragara no mu gitabo cy'indirimbo z'amatorero ya Giprotestanti mu gihugu cy'u Burundi nabo barayifite. Ikagaragara no mu gifaransa nyine muri mu gitabo cyitwa Chant de Victoire n'ibindi bitabo bitandukanye by'icyongereza nabyo igaragaramo. Kuko urumva ni indirimbo imaze imyaka myinshi uhereye mu 1874, urumva yanditswe mu kinyejana cya 19, uyu munsi turi mu kinyejana cya 21, irengeje imyaka 100. Imaze igihe rero kandi iracyafite amavuta. Nawe niba uyikunda uyu munsi ugiye kumenya impamvu uyu Mary Bachelor yayanditse, hanyuma n'ubundi ukomeze ufashwe nayo. Icyakora ijwi dukoresha ntabwo ari ryo rya mbere yayitangiranye, kuko izi ndirimbo n'ubundi usanga zifite amajwi. Ku bantu bize muzika neza zifite amajwi. Ubwo rero ayo majwi kubazi kuyasoma uhita wumva ko ijwi abenshi dukoresha bitandukanye n'ijwi nyir'ubwite yayihanzemo uwayihaye ijwi. Ariko message tuba twifuza cyane n'ubundi ni amagambo ari muri iyo ndirimbo kugira ngo tumenye n'ubundi message yashatse kutugezaho n'impamvu yayitugejeho. Rero ntabwo tujya kuvuga ngo
dushwanira amajwi. Icyakora ku bazi umuzika bo bashobora kubitunganya neza bakabishyira ku murongo kurusha uko twe twabitekereza, kurusha uko twe twabikora. Uyu Mary Bachelor yavutse mu mwaka w'1829, avukira ahitwa i Harris muri leta ya Georgia muri leta z'ubumwe za Amerika. Atabaruka ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 11 mu 1905. Yari atuye ahitwa Lafayette muri leta ya Alabama. Turacyari muri leta z'ubumwe za Amerika, n'ubu niho yari atuye, niho yavukiye. Ubwene gihugu bwe n'ubundi n'ubwa leta z'ubumwe za Amerika. Ise yitwa Josias Washington Bachelor. Uyu yari umupasteri, yari umubwiriza butumwa akora umurimo w'Imana. Na nyina nawe yitwa Caroline Matilde Davis. Nibo babyeyi be, nabo bari abantu bakundaga Imana basenga, kuko nabibabwiye ko ise yari umupasteri n'undi akora umurimo w'Imana. Hanyuma Mary Bachelor maze gukura yashakanye n'uwitwa Isaac Morland Hightower. Niwe bashakanye, birumvikana Imana ibaha umugisha, babyarana abana batatu. Bashakanye ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 12 mu 1846. Nguko imibereho ye ntago ivugwaho byinshi. Icyakora iyo mibereho ye niyo batugaragariza, niyo n'ubundi yanyuzemo. Rero reka tugane noneho ku ngingo y'umunsi, kuko tuba twifuza kumenya impamvu iyi ndirimbo turi kuvugaho uyu munsi ya 60 yayanditse, zaturutse hehe, iraduhiye message, niriye sobo twamwigiraho twebwe abari mu rugendo bakomeje n'ubundi rugendo gana mu ijuru. Uyu Mary Bachelor yari afite musaza we, nawe yari yarakurikiranye umurimo w'ubwiriza butumwa. Barakundanaga cyane. Uyu musaza we yaramukundaga kandi ngo yaranamwubahaga, niko amakuru atubwira. Yaramukundaga kandi akamwubaha, ku buryo nyine yamubwiraga ikimubabaje, undi nawe akamubwira ibimubabaje, mbese bakaganira mu buryo bwa kivandimwe, mu buryo bwo kubana nyine nk'abavandimwe bisanzuranaho. Birashoboka ko nawe mu bavandimwe ufite hari umwe mu bavandimwe wisanzuraho kurusha uwundi. Uyu rero Mary Bachelor yari afite musaza wisanzuragaho rwose kurusha abandi, noneho ngo akanamwubaha cyane. Kandi uyu musaza we yakoraga umurimo w'Imana, nawe yari pasiteri. Umunsi umwe baza kugirana ikiganiro, ariko Mary Bachelor ariwe wifuza ko amubwira ibibazo yari afite. Ahangaha turi kugaruka ku mpamvu iyi ndirimbo yanditswe. Noneho amubwira ibibazo yari afite, ndi kuvuga Mary abwira musaza we kandi avuye mu murimo, ngo yarananiwe cyane. Noneho umunaniro yari afite yababajwe n'uko atari yarangije inshingano zo yari afite ku murimo, aho yakoraga umurimo w'Imana, ko nabwiye ko ari pasiteri. Hanyuma undi nawe asa naho amubwira amaganya y'ibibazo yari afite, agira ngo ni bwa buzima bwo bamenyeranye bwo kuba baganira nk'abavandimwe. Noneho akaza kumugira inama, aho kumugira inama ahubwo arushaho kuremererwa na cya cyifuzo n'ibitekerezo yamuganirije. Pasiteri ngararuha cyane, yumva nyine biramuremereye. Aho yavuye ku rusengero, aho akorera umurimo w'Imana, ntiyakemuye ibibazo ngo birangire, inshingano ni nyinshi. Noneho ntabashe no kubona igisubizo cy'ibyo mushiki we amubwiye. Rero ngo byaramuremereye cyane. Noneho Mary Bachelor aza kubona ko musaza we yababaye, none bituma noneho araryama ananiwe. Nyuma birangira n'ubundi nawe agiye atabonye igisubizo cy'ibyo yaramukeneyeho. None nyuma birangira bonye ko amubabaje, ngo yumva nawe bimuteye agahinda kuba yafashe umwanya akabwira umuntu kandi ntamuhe igisubizo. Icyo gisubizo nacyo aho kugira ngo abone igisubizo bikarushaho kumuremerera. Aha rero turi kuvuga impamvu iyi ndirimbo yaje kuyandika. Noneho biza gutuma afata umwanya ajya mu cyumba cye, ajya kuruhuka. Uyu ndi kuvuga ni Mary. Pasiteri we, iyi musaza we yamusezeye n'ubundi nta gisubizo yamuhaye, yigende. Undi nawe batandukana, nta n'umwe nyirusezeye undi bananiwe. Hanyuma buri wese ajya ukwe. Mary Bachelor ageze mu nzu ye, ageze mu cyumba, akingura idirishya.
noneho ngo afata umwanya areba hanze ukuntu ibiti ngo biri mu mbuga yabo bizana igicucu mu mbuga yabo, noneho ngafata uko cya gicucu cy'ibiti cyamanutse mu mbuga, ngabona ngo niko umutwaro w'ibitekerezo w'ikiganiro yagiranye na musaza we, ngo niko uri kuza ukaba umuzigo kuri we, ngo bimutera kwicuza. Ngo iyi ndirimbo yaririmba mu rwego rwo kwicuza, avuga ngo ni gute nafata umutwaro nkawikoreza musaza wanjye kandi nawe n'ubundi afite n'ubundi izindi nshingano. Mu rurimi rw'icyongereza aravuga ngo he carried many burdens and responsibilities from his pastoral work. Yari afite undi mutwaro yifitiye, nawe arangije ajya kumugerekaho ibindi. Ibyo rero byatumye n'ubundi yicuza impamvu yagiye kwikoreza musaza we umutwaro. Hanyuma ariko kuko ntacyo yamusubije nyine, uyu mukobwa nawe mu gihe abonye ko umuvandimwe we ababaye, aza kugira aravuga ngo ni gute ubundi ngewe nafata umwanya nkajya kubwira ubuntu kandi hari Uwiteka ngomba kubwira. Rero yababajwe nuko yabwiye umuntu utari bugire icyo amubwira, atari bugire igisubizo cyamuha, kandi n'ubundi nawe yagombye kubifata akabibwira Uwiteka. Rero iyi ndirimbo ayiririmba ari nko kwicuza, ngo wowe mutima urira ntiwagombye kujya kubwira umuntu, ahubwo wagombye kubwira Uwiteka, agahinda kawe ukakabwira Uwiteka. Arangije noneho rero yandika iyi ndirimbo agaragaza ko nta muntu n'umwe twabwira ibyacu wabikemura keretse gusa kubwira Uwiteka wenyine. None agahinda yagize abiheraho aravuga ngo we mutima urira ujye kwa Yesu. Urumva yarakijijwe, ahubwo we yumva ko musaza we ari bumukemura ibibazo, ari bumuhe igisubizo cyiza akeneye, birangira ntacyo amubwiye. Areje noneho abona igisubizo ko kiri ku mwana honyine gusa. Nuko rero afata umwanzuro wo kwandika nyine iyi ndirimbo, avuga ngo ntiyagombye gufata umwanya ngo yikoreze umutwaro umusaza we, ahubwo agombye kwikoreza amaganya ye Imana yonyine gusa, kuko ari yibasha kwikorera umutwaro. Ntitugombye gufata ibiracu bituvuna ngo tubihe ubundi abantu nabo bifitiye ibyabo batakemuye. Muri make musaza we afite umurimo asanzwe akora, ntiyarangije inshingano, kandi arabimubwiye abonye ko ababaye, nubwo yamukundaga nubwo yamwubahaga, ariko abona ko ababaye. Rero aravuga ngo ntabwo nafata imitwaro yananiye ngo nyikoreze umuntu n'ubundi nawe utarangije inshingano ze. Aho mu rurimi rw'icyongereza twavuga ngo to bring sorrows to God in prayer than to people already carrying heavy loads. Aho kugira ngo twikoreze n'ubundi abantu baremera imitwaro. Mu gifaransa bavuga ngo confier tes peines à Dieu dans la prière plutôt qu'à des personnes déjà chargées de lourds fardeaux. Fata imitwaro yawe yikoreze Uwiteka, bari ubwira ibibazo zose, aho kugira ngo ubibwire umuntu nawe n'ubundi wifitiye ikibazo atarangije. Nguko rero ukuntu iyi ndirimbo yaje kuyandika. Kandi koko ndakije mu ry'Imana tubwira mu rwandiko rwa mbere Petro yanditse mu gice cya 5:7 rwanditse ngo muyikoreze amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Urumva igisubizo ntabwo bakibona ku muntu, ahubwo igisubizo tukibona ku Mana yacu, niyo yihanganira kwikorera imitwaro yacu yose. Umuntu rero arananirwa nawe kandi aba afite ibibazo bye. Iyo usomye no muri Zaburi 68:20 haranditse ngo umwami ahimbazwe utwikorera umutwaro uko bukeye, niwe Mana itubera agakiza. Urumva Imana iba yiteguye kutwikorera imitwaro, ariko abantu bo ntibabishobora. Muri Zaburi ya 55:23 haranditse ngo ikoreze Uwiteka umutwaro wawe nawe azakuramira, ntabwo azakundira umukiranutsi we kunyeganyezwa. Birumvikana rero ko izi ni inama dukwiye natwe kubona ko nta handi hantu twakikoreza imitwaro keretse Uwiteka wenyine gusa. Rero twe kwikoreza imitwaro abantu ngo tubere aribo twiringira, tubarebe ahubwo reka twiringire Uwiteka, kuko niwe ubasha kwihanganira imitwaro yacu, niwe ubasha kwihanganira agahinda kacu, niwe ubasha kwihanganira ibiturushya byose. Tuzikoreze Uwiteka kuko ari ushoboye byose.
wakibaza ngo nihe duhurira n'Imana kugira ngo tuyikoreze imitwaro yacu. Uyu Mary Bashera atugira inama y'uko nta handi kiretse gusa mu isengesho, aho twabonye ngo twegera Imana mu isengesho tuyibwire ibyacu aho kuzikoreza abantu n'ubundi basanzwe bifitiye imitwaro n'ubundi batarangije. Rero tugarutse kuri iyi ndirimbo turi kuganiraho ya 60 mu ndirimbo zo gushimisha Imana yitwa ngo we mutima urira uze kwa Yesu, mu cyongereza twabonye yitwa ngo go bury thy slow, cyangwa se mu gifaransa ngo vie à me qui plaire vie à ton sauveur. Mary Bashera amaze kuyandika yashyizwe mu majwi n'uwitwa Philippe Paul Brice mu mwaka w'1874. We yarayanditse ariko ntabwo ari we yashyize mu amajwi melody nziza y'iyi ndirimbo yashyizwemo n'uwitwa Philippe Paul Brice mu mwaka w'1874. Nuko rero tuyigarutseho mu magambo yayo iravuga ngo igitero cya mbere kiravuga ngo we mutima urira uze kwa Yesu, amakuba yawe uyamubwire. Urumva, amarira yawe, amakuba yawe uyamubwire. None aravuga ngo mubwire buhoro ibikuriza, niba ubasha kumva abashavuye. None aravuga ngo we kugira ubwoba kandi wirira. Ni inama zigaragaza ko nta handi hantu twatanga ibibazo byacu kiretse gusa kujya kwa Yesu. Ku gitero cya kabiri arakomeza avuga ngo bwira Yesu byose ni inshuti yawe. Haleluya, dufite inshuti nziza idahemuka, uwo ni Yesu wenyine. Ariko inshuti zindi zose zishobora guhinduka, ariko inshuti Yesu ntabwo ihinduka. Ngo ibikubabaza n'ibigutera arakunda, afasha abashavuye. Iyo ufite agahinda, iyo ufite ishavu, Yesu aragufasha. Ariko hari ubwo wajya kubwira umwana w'umuntu ngo mubwire iby'ishavu ugasanga ntacyo akumariye, kuko niwe umara agahinda. None rero ngo mwirira, ngo asoza avuga ngo abaremiriwe n'ibiruhanya babwire ko Imana yacu yabaruhura, hanyuma ubahumurize, babwire uti umukiza amara agahinda, none mwirira. Iyi ndirimbo rwose ni message nziza igaragaza ko mu byo twakora byose nta yindi nzira dushobora kunyuramo, uwo twakwikoreza amaganya yacu ni Yesu wenyine gusa. Rero mbifurije kugira ngo mu bibazo byose mugira mujye muzirikana ko hari uwemeye kugira ngo twikorere imitwaro, tuyikoreze amaganya yacu yose nta na rimwe, kuko yita kuri twe. Ariko biradusaba iki? Biradusaba gukiranuka, biradusaba kubana nayo neza, biradusaba kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe cyadutandukanya n'Imana yacu, bizatuma igihe tuyitakiye nayo izatwumva, kuko n'ubundi tubanye nayo neza. Rero uyu mwene data wahimbye iyi ndirimbo, umwanzuro cyangwa se inama twamukuraho ni uko bigaragara yuko aratubwira ngo ntidukwiye kureba ku mwana w'umuntu, kuko umwana w'umuntu arahinduka. Yari asanzwe amenyereye ko musaza we abamenyeranye amubwira byose, ariko uwo munsi yaje amwereka ko nta kintu yamumarira. Nawe rero uyu munsi ku bantu wiringiye bashobora guhinduka, ariko Yesu wacu ntahinduka. Komeza umwiringire, umwikoreze amaganya yawe yose, ubane nawe neza, nawe azajya kubera igisubizo mu buzima bwa buri munsi. Imana ibaho umugisha, ufate umwanya uririmba iyi ndirimbo kandi ufashwe nayo, ubugingo bwacu bukomeze kuzibuha, dukomeze urugendo twigira mu ijuru. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo, amen.